Mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Abagizi ba nabi abatahise bamenyekana bishe umugabo bamwica urupfu rubi cyane. Ubwo uyu mugabo bamwishe bamukase izosi barangiza bakamujugunya hano munsi y'umuhanda bakamurenzaho amakoma, icyo bita amashara. Ndetse kugeza izi saha ubugenzacyaha buri gukora iperereza kugira ngo hamenyekane icyishe uyu musore uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko, dore yuko ibyangombwa byiwe bibaruyeho ko yabifatiye mu karere ka Nyamagabe, yari yaraje gushakira ubuzima hano mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi. Dore yuko abaturage batanze amakuru bavuze ko uyu musore yakoraga akazi k'ubuhinzi, ubwo yari afite umuryango w'abana babiri ndetse n'umugore yahahiraga yaratunze bakomokanye mu karere ka Nyamagabe. Ubwo abaturage bavugaga yuko uyu musore ari inyangamugayo ndetse ari indakemwa, batunguwe no gusanga yitabye Imana. Abamwishe bamuzingazingira mu makoma barangije bamujugunya hano munsi y'umuhanda. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Umuryango wa nyakwigendera uri mu gahinda n'amarira, usobanura yuko uyu mugabo wabo niwe wari ubatunze kandi nta hepfo na ruguru bagiraga, nabo nta kandi kazi bagiraga. Abana bagiye kureka kujya ku ishuri, barasaba ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo n'umurenge wa Kiramuruzi ko bafashwa abana basigaye ndetse bakajyanwa mu ishuri, dore yuko umwe yarageze mu wa 3 segonderi. Uyu mugore asobanura yuko nta kazi agira no kurya ni ikibazo, umugabo niwe wari ubatunze. Akaba arimo asaba abagira neza n'abikora ku giti cyabo ko bamufasha, bitewe nuko umugabo wiwe yishwe n'abataramenyekana n'abatahise bamenyekana. Kugeza ariko izi saha ubugenzacyaha buri gukora iperereza bufatanyije na polisi y'u Rwanda kugira ngo abakoze bino batabwe muri yombi. Abaturage bemeye gufasha uyu mugore bakamwishyurira amafaranga y'abana yo kujya ku ishuri, nawe ibindi akimenya. Yishimye n'umukuru w'umudugudu yakoze raporo ayohereza ku kagari yuko bagize umuturage utishoboye kugira ngo azajye afashwa na leta. Gusa ibi ntago byakuyeho yuko umugabo we yitabye Imana ari mu gahinda. Ayenga yari amatakirangoyi kubera ko yari asigaye ahantu habi, cyangwa yari asigaye nta hepfo na ruguru agira akanyuzamo aravuga kugira ngo atabarwe aherezwe ibyo kurya. Nyaboneka nuzajya utabara ujye utabaza. Nk'urugero umuhanzi wacu witwa Theo Bose babireba, murabizi ko yatabaje, yakoze ikiganiro ari kurira ku nkoranyambaga ndetse avuga yuko umugore wiwe arwaye impyiko. Mwabonye yuko abanyarwanda bamufashije ndetse bamuhereza ibyo kurya, bamuhereza amafaranga yo kuvuza umugore we. Ngira ngo abenshi baramutabaye, natwe twaramutabaye. Nawe nuzajya utabaza cyangwa nuzajya ugira ikibazo uzajya utabaza, tuzajya tugutabara nk'abanyarwanda. Gusa hano dufite umuturage watanze amakuru avuga ko byagenze, ndetse avuga yuko uyu musore kugira ngo bamwice yabyireberaga n'amaso yombi. Uyu musore rero yahagobotse ahita atanga ubuhamya, bano bahita batabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Akihagera kubera ko yirukase nawe bamwirukankaho, nibaza kumufata arabacika, ariko yahise abatanga kuri RIB bahita bafatwa. Kugeza izi saha abishinya kwigendera batawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, ashigajwe kuburanishwa ubundi agakatirwa urumukwiriye. Abaturage bavuze yuko igifungo bamusabiye ni igifungo cya burundu bitewe n'icyaha yakoze cy'indenga kamere cyo kwica. Ntago yari umwe, bari batatu. N'ibyaha bakoze by'indenga kamere byo kwica umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko, wari ufite umuryango. Bamutera ibyuma, bamaze kumutera ibyuma baramukubita bamukata n'umutwe. Mana uwakabino baramwicira ikinyaguru, ntabyireberaga n'amaso ya. Nuko umuntu aburuka ajya no kuri kwima inzego z'umutekano w'ubuyobozi muturenganure muri umudugudu kuvuga cyangwa ngira icyo ndenzaho ko njye n'ubu tuvugana umutekano ngira umukangaratete. Abandi baturage bose babateye mu bintu byo koba ngo yageze igeje aho ugerageza gutangira amakuru kujye umera, ariko njye ntabwo nashira icyaha kandi nkireba. Ngomba gukorera ubuvugizi abaturage duturanye, kandi nabona
bakangurira kujya batangira amakuru ku gihe bakavuga ko ibintu babibona kuko ibi ni agasuzuguro ndetse n'indengakamere n'ihohoterwa rishingiye ku baturage muri igihugu cyacu cya Kagame igihugu n'itamborari aha Kagame yagikwiye turahazi tugomba kujya dutangira amakuru ku gihe ibintu ni akarengane abantu bakoze ibintu bakurikiranwe kandi bahanwe by'isasu ubundi ngewe nk'abaturage tugomba ko tugomba ko umwe bo muntu yishinja bagomba guhita nabo bamwica kugira ngo yumve uburibwe bw'icyo kintu ibyo uvuga ngo baramufunga rwose mba numva bidahagije ibintu ntabwo babyumvikana rwose mu dukorera ubuvugizi Mana ndahakiri mu gihugu n'igihe mba numva ntabwo muri iki gihugu cyangwa nkikira ahandi hantu njye ndikavukira inanga ariko ibintu ntabwo nari nakuze mbyumva ariko bitangiye kuza vuba hazemo amashyari mu baturage mu bikema amakimbirane imitekano iri mu kangaratete ejo bundi rwose umusirikare yasanze umugore wari kumuca inyuma umugore yahita yiyaho ibyo wenda ntitubitinda kuko ni ingeso mbi z'abagore badashobora kwihanganira abagabo babo ariko rero ibintu by'urugomo buranga ubujura iki kwica abantu abasore babiri gusa batubabaje nabona n'ukuntu mbivuga pe n'agahinda gusa mudukorera ubuvugizi rwose nkamwe nka Kidasamura TV cyangwa Kidasamura mudukorera ubuvugizi n'ukuri kw'Imana pe mutubabarira mudukorera ubuvugizi ibintu ntabwo ari byinshiremo tumenya abagizi ba nabi ibintu baba bakoze ntakabareke